Nongeye kubashimira cyane mwese mwakoze subscribe hano kuri The Bros Entertainment. Captain Ibrahim Traoré, umwe mu bagabo badasanzwe, umwe mu baperezida uyu munsi wubashywe cyane Afrika, isi yose, ari kuba intangarugero ibikorwa akomeje gukora iby'urukundo, guteza imbere igihugu cya Burkina Faso. Ni ibikorwa abantu benshi cyane bakomeje gushima. Nyamara uyu mugabo mu kwicisha bugufi, Captain Ibrahim Traoré, mu minsi ishize yagiye gusura mushiki we w'ubahanzi. Yabyaye abana batatu, ahitamo kujya kumusura. Yagiye kumusura nta barinzi yitwaje, nta bindi byubahiro bidasanzwe, ahitamo kwigendera bisanzwe ari wenyine. Nyamara yahuye n'umugore, umugore w'umuzungukazi uri mu myaka 60. Uwo mugore yaramusuzuguye cyane. Uwo mugore wangaga abirabura, wagiraga irondaruhu, racisme. Ibyo yakoreye Captain Ibrahim Traoré ntibisanzwe, nyamara byarangiye babona ko bibeshye. Captain Ibrahim Traoré, iyi nkuru ye ikomeje gutangaza benshi. Ikaze kuri wowe. Byatangiye Captain Ibrahim Traoré agera ku kibuga cy'indege. Aho ngaho yari ari wenyine, yari yiyambariye bisanzwe, nta murinzi n'umwe yari ari kumwe nawe. Captain Ibrahim Traoré yateze imodoka bisanzwe, ajya muri hoteli. Iyo hoteli yagombaga kuyiraramo. Ubundi bwo mu gitondo akabyuka ajya aho mushiki we yari atuye kugira ngo ajye kumusura. N'uruzinduko yashakaga kumaramo iminsi 2 mu buryo butuje, nta bindi bintu ari gukora. Captain Ibrahim Traoré ubu munsi yaraye muri hoteli. Mu gitondo yabyutse afata taxi voiture, ayijyamo kugira ngo imugeze ahantu mushiki we yari atuye. Muri iyo modoka bagenaga banyura ahantu heza, imihanda myiza ikikijwe n'ibiti byiza cyane. Akayaga yagendaga kumva. Captain Ibrahim Traoré bamaze kugenda intera ndende, yaje kubona ko hari ikibazo. Uyu mugabo Captain Ibrahim Traoré yasanze yibagiwe aderesi ahantu neza mushiki we yari atuye. Yasanze yahibagiriwe muri hoteli yari yarayemo. Yabonye ko bagomba kugira icyo bakora kugira ngo byibuze ataza kuyoba, kuko n'ubwa mbere yari agiye aho ngaho agiye gusura mushiki we. Telefone ye nayo yaje kuzima, ishiramo umuriro. Yabonye ko bidashoboka kuba basubira kuri iyo hoteli. Captain Ibrahim Traoré bari bamaze kugenda intera ndende, ari kumwe n'uwo wari umutwaye muri taxi voiture. Bageze neza muri quartier aho mushiki we yari atuye, gusa ntabwo yari azi neza inzu. Hari ahantu heza mu bakire. Iyo quartier yari ituyemo abantu bakomeye. Mushiki we nawe yaratuye hafi aho ngaho, gusa n'ubwa mbere yari ahagiye, ntabwo yari azi inzu yari atuyemo. Yahisemo kuva muri iyo modoka, atangira kugenda gake n'amaguru, agenda mu muhanda. Yatekereje ko ari buze kugira ikintu yamenya kibuze kumufasha kumenya ahantu mushiki we atuye. Yahisemo kugenda n'amaguru kugira ngo arebe ko birakunda, kuko n'ubundi yari ageze muri iyo quartier mushiki we yari atuyemo. Nyuma yo gukora urugendo rw'iminota hafi 20, Captain Ibrahim Traoré, bitewe nuko telefone yari yamuzimanye adashobora guhamagara mushiki we, yahisemo gukomanga ku nzu imwe muri ayo mazu yari kugenda anyuraho. Yahisemo gukomanga ku nzu imwe kugira ngo arebe ko hari umuntu wamuhamagarira mushiki we, cyangwa se hari umuntu wamufasha akabasha kumenya ahantu yari atuye. Yaje kugera ku nzu nziza cyane. Inzu yari iteye amarangi y'umweru. Kuri iyo nzu yarakomanze. Nyuma yo gukanda ku nzogera, muri iyo nzu hasohotsemo umugore w'umuzungukazi wari mu myaka 60. Uwo mugore yasohotse asa n'ufite umujinya mwinshi cyane. Yari yafunze ibiganza bye, bigaragara ko nta muntu ashaka guha ikaze. Uwo mugore yaramubajije ati, ushaka iki wowe, uragenzwa n'iki? Captain Ibrahim Traoré mu ijwi rituje yaramusuhuje, amusuhuza neza. Nta kibazo yari aje guteza aho ngaho, yashakaga gusa kugira ngo bamurangire cyangwa se bamufashe, bitewe nuko telefone yari yamuzimanye. Captain yaramubwiye ati, umunsi mwiza, mumeze neza, nshaka ko mumfasha. Naje gusura mushiki wanjye, aherutse kwibaruka, yabyaye abana 3. Mu by'ukuri ntabwo nzi inzu atuyemo, nimero y'inzu atuyemo ntabwo nyizi, telefone yanjye yazimye. Mwamfasha ngamenya ahantu atuye. Ibyo ngibyo nibyo yasabye uwo mugore w'umuzungukazi wari umaze kumufungurira, gusa bahagaze ku muryango. Mu burakari bwinshi cyane, uwo muzungukazi yaramubwiye ati,
niki kikugenza ahangaha ubundi wahageze gute wowe? Ahangaha ni ahantu h'abakire gusa, ahangaha ntabwo umuntu nkawe akwiye kuhagera. Ndabazi mwebwe akenshi muza ahangaha muje kwiba abantu b'abakire twituriye ahangaha, muza ahangaha muje kunekaneka ingo z'abakire. Ahangaha wahageze ute kubundi utakwiye no kuba wahakandagiza ibirenge byawe wowe? Uwo mugore w'umuzungukazi yangaga abirabura, yagiraga rasisme, irondaruhu. Yabwiye nabi Captain Ibrahim Traoré. Ngiye guhamagara abashinzwe umutekano, ngiye guhamagara polisi zigufate, waje kwiba. Ibrahim Traoré yakomeje kugerageza gusobanurira uwo mugore w'umuzungukazi wari mu myaka 60, agerageza kumwumvisha ko nta kibazo na gito, arateza aho ngaho, ashaka gusa kugira ngo bamufashe, bamurangire cyangwa se bamucomekere telefone ye abashe kuvugana na mushiki we. Gusa uwo muzungukazi yarabyanze, yari afite agasuzuguro kenshi. Yamubwiye ko yaturutse muri Burkina Faso, yaje gusura mushiki we. Uwo mugore yamwimye telefone, yaramubwiye ati, utekereza ko njye naguha telefone yanjye kugiye kuyihamagarisha? Utekereza ko njye nagufasha? Ndakufasha nkande wowe? Nta nubwo wari ukwiye kuba wageze ahangaha, ubundi kuki wankomangiye? Uko yakomezaga kugerageza kumusobanurira, abaturanyi nabo baje gusohoka. Nyuma y'minota 10 yonyine, wa mugore wari wamaze guhamagara abapolisi barahageze. Abapolisi babiri barimo umupolisi kazi yarasohotse mu modoka mu buryo bwihuse cyane. Akiva mu modoka, wa mugore w'umuzungukazi wamaze kubahamagara yarababwiye ati, dore nguyu mumufate, ari kunyura ku nzu zose agenda komanga, ntabwo dufite umutekano ahangaha, yatubangamiye, atumereye nabi. Umwe muri abo bapolisi yabajije Captain Ibrahim Traoré ati, nyakubahwa, utuye ahangaha? Captain yaramusubije ati, oya, ntabwo ntuye ahangaha, nahaje gusa nje gusura umuntu. Uwo mupolisi ati, waje gusura nde? Naje gusura mushiki wanjye, aherutse kwibaruka, telefone yanjye yazimye, nakabaye namuhamagaye, nshaka kumenya ahantu atuye. Uwo mupolisi yamubaje niba afite ibyangombwa. Captain yambwiye ko afite indangamuntu, ambwira ko indangamuntu ye iri mu mufuka. Captain yashatse gukora mu mufuka kugira ngo yibereke. Mbere yuko akora mu mufuka we, umupolisi yari sasakuza cyane ati, have ibyo byihorere, ni wibeshye ugakora mu mufuka wawe, birakubera bibi cyane. Amaboko yawe dushaka kugira ngo yashyiraho tuyabona. Yarabasubije ati, nyamara nta kibazo na gito ndi bubateze, ngiye nshaka kubereka ibyangombwa byanjye. Ataranasoza kuvuga ibyo yashakaga kubabwira, undi mupolisi ati, amaboko yawe ku mutwe, yashyire ku mutwe amaboko yawe tuyabone. Yakomeje kugerageza kubasaba ko bamufasha, byibuze agahamagara mushiki we kugira ngo abasobanurire buri kimwe cyose. Gusa barabyanze. Bakomeje kumubaza uburyo yageze aho ngaho, ababwira ko ari taxi yamugejeje aho ngaho, nta kibazo na gito yaje guteza aho ngaho. Gusa ntibashakaga kumwumva. Nta kongera kugira ikindi kintu bavuga, baramufashe maze bamushyira mu modoka, bamubwira ko bagiye kumujyana kuri sitasiyo ya polisi. Wa mugore wari wabahamagaye yasigaye aho ngaho ari guseka, asa n'ushimishijwe nuko Captain Ibrahim Traoré bamujyanye kuri sitasiyo ya polisi. Abo bantu bari bakomeje gusuzugura uwo batazi. Bari muri iyo modoka bagana kuri sitasiyo, yagerageje no kubabwira ko ari perezida w'igihugu, gusa banze kubyemera. Bamubwiye ko ari kubabeshya, banga kwemera. Abo bapolisi nta kintu gito bifuzaga kumva. Ibyo yababwiye byose banze kubyumva. Ako kanya mu mutima yaratekereje ati, nimba bimbereye gutya ndi perezida w'igihugu, ari undi muntu we usanzwe byamugendekera gute? Yarababaye cyane, abona ko byanga byakunda hari abantu benshi cyane basuzugurwa, hari abantu benshi cyane bazira ubusa, nyamara nta kosa na rito bakoze. Bageze aho ngaho kuri sitasiyo, bamukize mu cyumba, maze bahita basohoka barafunga. Nta rindi jambo yigeze ivugana nabo, yicayemo aho ngaho arategereza, arituriza. Abo bapolisi baramaze kumufata, barasohotse bamusigamo aho ngaho. Ku rundi ruhande, mushiki we yitwaga Aisha yari amutegereje, yibazaga icyatinjije kuba yagera aho ngaho. Ntabwo yari kumuhamagara ngo bikunde, bitewe nuko telefone ye yari yazimye. Yibazaga ikibazo gishobora kuba cyabayeho mu rugo. Bakomezaga kubyibazaho. Mushiki we yari amaze imyaka 10 atuye aho ngaho.
yari yagiriwe umugisha atatekerezaga ko bizigera bibaho. Yari yabyaye abana 3, ibintu bidasanzwe, byari ibirori. Yifuzaga kuza kubanamo na Captain Ibrahim Traoré. Bari bakomeje kwibaza ahantu ari, bitewe nuko batarabona no kumuhamagara ngo bikunde, kandi babizi neza ko yagakwiye kuba yahageze bitewe n'igihe bari bavuganiye. Umugabo Aisha, Michael, yakomezaga kugerageza kumuhamagara, ariko telefone ye ntabwo yacagamo. Michael yabwiye Aisha ko igihe aviriye kuri hoteli byibuze mu gihe cy'isaha imwe yonyine yagakwiye kuba yageze aho ngaho mu rugo. Barongeye barategereza, bategereje indi saha, ariko nanone bibi by'ubusa. Ntabwo bamuhamagaraga kuri telefone ngo bikunde, yewe nta nubwo yari yakahageze. Ku rundi ruhande, kuri ya sitasiyo ya polisi aho bari bajyanye Captain Ibrahim Traoré, hari umupolisi wari uje gukora amasaha ya nijoro. Umupolisi witwaga Daniel yaraje mu kazi. Daniel ubwo yigenderaga aho ngaho kuri sitasiyo, yaje kunyura ku cyumba. Icyo cyumba yakibonyemo umugabo wari utuje cyane, wambaye neza. Ahantu hatuje muri iki cyumba hari harimo umutuzo udasanzwe. Yaritegereje, asa n'ubanje kugira amakenga. Daniel aribaza ati, uriya ninde mbonyemo hariya? Wa mupolisi w'umukobwa yarakiri aho ngaho yabwiye Daniel ati, ni umugabo twafashe, yari ari gupfa kugendagenda mu ngo z'abakire, yari yabatesheje umutwe. Byasaga nk'atazi yari kujya, ngo yashakaga gusa ngo mushiki we niwe twafashe tumuzana aha ngaha. Daniel yakomeje kwitegereza. Umupolisi yakoreraga mu mucyo. Daniel ubwo yitegerezaga Captain Ibrahim Traoré, yabonye ko byanga byakunda nta cyaha ashobora kuba yakoze. Yari atuje kandi acecetse. Yarakomanze, akomanga muri icyo cyumba yari arimo, maze yinjiramo. Ageze muri icyo cyumba yaramusuhuje ati, umugoroba mwiza nyakubahwa. Captain aramusubiza, umugoroba mwiza. Daniel ati, bambwiye ko bagufasha uri kugendagenda ahantu mu ngo z'abakire, ngo wari wabatesheje umutwe bamereye nabi. Captain yaramusubije ati, uya, njye nakumanza ahantu ku rugo gusa, nshaka kugira ngo bamfashe. Telefone yanjye rero yashizemo umuriro, kandi ndi gushaka inzu, nimero y'inzu mushiki wanjye atuyemo. Ntabwo nari nyizi neza, nakumanze kugira ngo bandangire, nta kibazo nigeze nteza. Yakomeje kuganira na Daniel yamubajije ati, ufite ibyangombwa? Captain aramusubiza ati, yego. Yamubajije uko yitwa. Daniel baramusubije, amubwira ati, nitwa Ibrahim Traoré. Daniel yabanje gutungurwa, asa n'ugira ubwoba. Umupolisi yamubajije ati, perezida wa Burkina Faso? Captain nawe tamusubiza ati, yego. Daniel nyuma yo gukomeza kumwitegereza neza, yaramumenye koko. Yahise agira ubwoba bwinshi cyane, yibaza uburyo batinyutse gufata perezida w'igihugu bakamuzana aho ngaho kuri iyo sitasiyo. Yahise ajya kureba wa mupolisi kazi, aramubwira ati, niko uzi uwo mwafashe ubundi uwo ari we? Mwabanje no kumubaza uwo ari we, cyangwa se mwabanje no kugira amakenga mumenye uwo mufashe uwo ari we? Daniel yatonganyije cyane uwo mupolisi kazi, aramubwira ati, murabizi neza ko mwafashe perezida w'igihugu, mutinyuka gute mwebwe? Umupolisi kazi yasabona ko bikomeye. Daniel mu buryo bwihuse cyane yese asubira muri cya cyumba Captain yari arimo, atangira kumusaba imbabazi. Aramubwira ati, nyakubahwa, ni ukuri tubabarire, twakoze ikosa rikomeye cyane, tubabarire ni ukuri. Daniel yasabaga imbabazi, nyamara sinawe wari wamufashe, ahubwo wa mupolisi kazi ubwoba bwari bwamutashye ari bwinshi, ari no gutinya kuba yagaruka mu maso ye kongera kumwegera. Bari bakoze ikosa ridasanzwe, ikosa rikomeye. Captain yaramusubije ati, ikosa? Ni ukuvuga ko mwakoze amakosa gusa? Njye nababwiye ko nta kosa na rimwe nigeze nkora, nta kibazo nigeze nteza. Njye naje gusa ndi kurangisha nsaba abantu ko bamfasha, nta muntu nigeze mbangamira. Daniel yakomeje kumutakambira, akomeza kumusaba imbabazi. Daniel yaramubwiye ati, ni ukuri tubabarire. Aramubwira ati, ngwino nkuvana aha ngaha nyakubahwa, ni ukuri ibi ntabwo byazongera kubaho na rimwe. Baba polisi bari bamufashe nibo baje kuza, baje bafite isoni nyinshi n'ubwoba,
baratakambye bamusaba imbabazi. Aho ngaho muri iyo sitasiyo hahise bamo ibintu bidasanzwe, bese babona ko byanga byakunda bashobora kuba bakoze amakosa akomeye cyane. Ubwo bageraga imbere ya Captain yarabitegereje arituriza, yarabarebye abibazaho, yanga kugira ijambo na rimwe ababwira. Gusa yarabonye ko ari abantu basuzugura cyane, yabonye ko basuzugura cyane abirabura. Yarababwiye ati ntabwo mukorera mu mucyo, murasuzugura cyane kubera gusa ko mwabonye ko ndi umwirabura, mwagakwiye byibuze kwa mwanyumvise. Ako kanya Daniel yaramufashe maze bajyana mu kindi cyumba mu byubero byinshi cyane. Batangiye kumwubaha. Bageze mu cyumba yacometse telefone ye. Agicomeka telefone ye yahise isona. Aisha yarahamagaye. Mushiki we yarakomeje kwibaza uko byagenze. Captain yaramwitabye maze batangira kuvugana. Ati Ibrahim urihe, umeze neza, nta kibazo cyabaye? Captain yaramusubije aramubwira ati ntacyo, meze neza, ndagusobanurira buri kimwe cyose ningera aho ngaho mu rugo. Bagiye mu modoka nziza maze ajyana na Daniel kugira ngo bamugeze aho Aisha yari atuye. Mu modoka bagiye baganira. Daniel yaramubwiye ati nyakubahwa, ndizera ko mwatubabariye n'ukuri. Captain yaramusubije ati yego nabababariye, gusa nanone iyi si yacu ikwiye guhinduka, iyi si yacu ikwiye kwiga. Hari abandi bantu benshi cyane bari muri gereza barengana, nta cyana gito bigeze bakora, ahubwo kubera ko gusa abantu banze kumva ibisobanuro byabo, kubera ko gusa abantu banze kubumva, uyu munsi bakaba bafunze bazira ubusa. Ibi ngibi bikwiye guhinduka. Ubwo bageraga mu rugo, Michael umugabo wa Aisha yaraje aza guhobera cyane Captain Ibrahim Traoré. Aisha yarishimye cyane, amaseka yari menshi, isura ye irimo ibyishimo kubera ko yari abonye Captain Ibrahim Traoré musaza we. Nimugoroba Captain yari yishimye cyane ubwo yateruraga kuri abo bana. Gusa imbere mu mutima we yakomezaga kwibaza, yibaza ku bantu basuzugurwa cyane, ngo nuko ari abirabura cyangwa se ko basa bagasuzugurwa n'abandi bantu ndetse bakabafata nabi. Ubwo rero bamaze gufata ibyo kurya bya nijoro, bari barimo baraganira bigaragara ko bishimye. Gusa ubwo yageraga mu cyumba cy'abashyitsi aho yagombaga kuryama, Captain yakomezaga gutekereza kuri bya bindi byose byamubayeho. Yaje kubona ko yaza kuba ari umuntu usanzwe gusa atari perezida. Byari gukomera kugira ngo ave kuri iyo sitasiyo, kandi nyamara nta cyana gito yari yakoze. Yakomezaga kubyibazaho. Nyuma y'ibyo byose Captain Ibrahim Traoré yaje kwisubirira mu rugo muri Burkina Faso. Gusa yakomezaga kwibaza ku byamubayeho ndetse no kubona uburyo yasuzuguwe cyane, agasuzugurwa n'abantu kubera gusa ko bamubonye ari umwirabura. Gusa imbere mu mutima we yari yabababariye. Umutima mwiza agira, kwihangana ndetse no kubabarira byakomeje kumuranga. Nanone ubwo yageraga muri Burkina Faso yari yishimye cyane, yishimiye kugaruka ku butaka, ubutaka akunda. Bamwakiriye neza, gusa nanone ntabwo bamwakiriye mu byubahiro byinshi bidasanzwe. Yarahageze ahagera nk'ibisanzwe mu mutuzo, nk'ukuntu yari yagiye yigiriye gusura mushiki we Aisha. Aisha nawe yasigaye mu byishimo. Gusa Michael umugabo wa Aisha yari yiyemeje kuba yagira icyo akora kuri ba bapolisi bamusuzuguye. Yasize amubwiye ko hari ikintu kigomba guhinduka. Nibyo yari yabababariye, gusa yashaka kugira ngo nanone basigarane isomo rikomeye cyane kugira ngo hatazagira undi muntu n'umwe babikora nawe bakamusuzugura kuri urwo rwego. Nta cyaha yakoze, nta kosa na rimwe afite, kubera gusa ko bamubonye babonye ko ari umwirabura. Ibyo ntabwo wifuzaga ko byakongera kubaho. Reka mashimiye cyane mwese mwakoze subscribe hano kuri The Bros Entertainment. Iyi nkuru irimo amasomo menshi cyane. Wa mugore w'umuzungukazi uri mu myaka 60 nawe yaje gusobanukirwa, amenya umuntu yasuzuguye. Uwo mugore yaje kugira ubwoba bwinshi, yijyana kuri ya sitasiyo ya polisi. Ahageze yasabye imbabazi,
we ku giti cye yibwiriye ba bapolisi yari yarahamagaye kugira ngo bafate Captain amushinja ko yababangamiye. Ubwe yivuganiye n'abo bapolisi ubwo baganiraga ari batatu, babonye amakosa bakoze yo gusuzugura umuntu batazi. Babonye ko Captain ari umuntu mwiza, umuntu witonda, kukiyaza ku wundi. Babonye ko byari gushoboka ko banafungwa ndetse bagafungwa burundu. Gusa uwo mugore byamusigiye isomo ridasanzwe, isomo mu buzima bwe bwose yiyemeje kugenderaho ryo kutazongera kugira umuntu asuzugura, ngo nuko amubonye ari umwirabura cyangwa se amusuzugure, ngo nuko ari umukire abonye aje amugana. Ibyo ngibyo yiyemeje kubihindura nyuma y'isomo yahawe na Captain Ibrahim Traoré, umuntu ukomeye gusa bicishije bugufi, umuntu ukomeye basuzuguye ariko we akababarira ndetse byose akanabyirengagiza akikomereza ubuzima bwe. Reka ngushimiye cyane wowe wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe ushobora kuyikora kugira ngo inkuru nk'izi ngizi, inkuru zirimo amasomo menshi cyane, amasomo twagendera mu buzima bwacu, nawe ujye uzikurikira. Ntuzacikwe n'inkuru zacu zitaha ahangaha kuri The Bros Entertainment. Dusubire ubutaha.